ariko nta wakongera gupfa kuriya. Ubwo turi aha mutureba bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze, igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere yuko wakwica u Rwanda zakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri, ibibaho tureba aha ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho, nk'uko abandi abari bose babaho, byanze bikunze, ntawe twabisaba kubaho. Uko mbivuze uku, hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara.